Alright, mbanje kugusuhuza nanaguha ikaze wowe ukurikiye Sogo TV Show. Wakomeje kurarikira inkuru zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru ya entertainment mu Rwanda agenda acicikana kuri iyi channel. Nizere ko ukomeje kugubwa neza cyane. Nizere ko Uwiteka akomeje kubana nawe muri gahunda zawe za buri munsi. Ariko niba utarakana subscribe, ndagusaba kubanza ukayikanda kugira ngo ujye ukurikirana inkuru zigiye zitandukanye tuzatukugezaho umunsi ku munsi, amateka y'abastar mutamenye, inkuru ziba zagizwe ibanga cyangwa se amakuru y'abagizwe ibanga. Nahanga uzazo yasanga kuri Sogo TV Show. Icyo usabwa rero ni ugukanda subscribe, ukanda no kukazogera cyangwa se kuri notification kugira ngo ujye ukurikirana inkuru zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru aho yagizwe ibanga, amakuru ya entertainment mu Rwanda, amakuru kuba star ukunda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye kandi byiza. Kuri uyu munsi wa none rero tugiye kugaruka ku musore witwa Nyarwaya Innocent wamamaye cyane ku izina nka Yago. Uyu musore rero Yago akaba ari n'umunyamakuru. Yago yiswe Yago kugira ngo abe umunyamakuru cyangwa se kugira ngo kugira ngo supporting izina rye abe umunyamakuru. Yago rero wabaye umunyamakuru kuva kera cyane. Uyu musore Yago akaba anakorera kuri YouTube channel ye yitwa Yago TV Show. Mu minsi yatambutse cyangwa se mu gihe cyatambutse mu myaka yashize, Yago yakoreraga kuri TV yitwa Good Rich, murayizi cyane. Niyo yakoreragaho akora ibiganiro byiza cyane, atumira abastari bagiye batandukanye, atumira ba Marina, abastari bagiye batandukanye kandi baye bamamaye muri iyo myaka cyangwa se muri icyo gihe abastari baye bamamaye cyangwa se baye bakunzwe, yarabatumiraga cyane. Kugeza ubu ngubu Yago abastari cyangwa se abastari bari kuri list yagiye atumira kandi bakunzwe cyane mu Rwanda, harimo ba Mico, Ama-G, Knowless ndetse n'abandi bagiye batandukanye, aba producer bagiye batandukanye bakora imiziki, ba Element ndetse n'abandi bagiye batandukanye mwagiye mubona. Uyu munyamakuru rero si ibyo gusa bimuranga, ikindi kimuranga nta kindi ni umutima wo gufasha cyangwa se ari kenshi na kenshi akunda kugaragara ari gufasha abantu. Kenshi na kenshi akunda kugaragara ari mu biganiro byatuma buri muntu wenda cyangwa se umuntu uri mu kibazo yamukura mu buzima bumwe akamushyira mu bundi. Kugeza ubu ngubu amakuru ahari yizewe kandi 100%. Ubu ngubu hari abarya, hari abambara neza, ubu ngubu hari abatuye heza babikesha uyu munyamakuru Yago. Uyu munyamakuru rero Yago ukibyumva uhita utekereza ati se ni umuntu ubwoko cyangwa se ni umuntu bwoko ki, ashinzwe iki, afite akazi kameze gute. Yago rero nago ari umuntu urenze cyangwa se nago ari umuntu ku giti cyacu wenda cyangwa se ku giti cy'abantu yafashije ararenze cyane, cyangwa se bamufata nka papa, bamwe bamufata nka papa, abandi bamufata nk'umubyeyi ukomeye cyane kuri bo. Yago rero cyangwa se Nyarwaya Innocent kuri ubu ngubu hari abantu benshi yafashije, kuri ubu ngubu hari abantu benshi yahinduriye ubuzima. Gusa Yago ni umuntu rwose ukunda gufasha, ni umusore ukunda kugaragara cyane ari gufasha abantu. Kuri uyu munsi rero kuri itariki ya 9 Yago yakoze ubukwe cyangwa se yasezeranye imbere y'Imana ndetse n'imbere y'amategeko, ndetse n'uwitwa yasezeranye n'umukobwa witwa Mutoni Aline. Uyu mukobwa rero Mutoni Aline ntago yari atuye mu Rwanda, yari muri iyi minsi yabaga mu Bufaransa mu gihe ku mpamvu z'akazi. Uyu munyamakuru rero Yago yaje gusezerana imbere y'Imana ndetse n'imbere y'amategeko n'uwitwa Mutoni Aline. Baje gusezerana byeruye cyangwa se basezeranye bihanitse cyangwa se basezeranye imbere y'Imana ndetse n'imbere y'amategeko n'uwitwa Mutoni Aline. Uyu mukobwa rero w'ikizungerezi, uyu mukobwa w'umukire cyane ukora muri kampani icuruza imodoka mu Bufaransa, ni ukumva ko ni umukobwa rwose uhagaze neza ku by'amafaranga. Yago rero cyangwa se Nyarwaya Innocent nawe ahagaze neza ku by'amafaranga, ni umukire cyane, ni umukire ku rwego rwo hejuru, kuko n'ibikorwa agenda akora hirya no hino ugenda yuko cyangwa se bigaragaza yuko afite amafaranga cyangwa se afite umutima wo gufasha. Uyu musore rero kuri ubu ngubu agiye kwitwa Papa Bebe, ndetse n'uwitwa Mutoni Aline nawe yitwe Mama Bebe. Kuri ubu ngubu rero Yago yasezeranye imbere y'Imana ndetse n'imbere y'amategeko n'uwitwa Mutoni Aline. Nkuko nawe uri kubyibonera rwose byari byiza cyane uko Yago yambaye. Ubundi ntago Yago akunda kugaragara yambaye costume cyangwa se ntago akunda kugaragara yambaye gutya, ariko rwose yaraberewe cyane. Yago yaraberewe cyane twaryaga show. Ariko iyi nkuru hagati aho ngaho, ubu bukwe bwa Yago
bwagizwe ibanga. Ese nihe mpamvu yatumye ubukwe bwagizwe ibanga? Impamvu yatumye ubuno bukwe bwagizwe ibanga nta yindi nuko uwitwa Yago yabanje gutandukana n'umukunzi we byeruye rwose, baratandukana ariko babigira ibanga mu gukora ubukwe rero, kugira ngo abafana bataza gutera komanteri nyinshi cyane, kugira abantu bataza gutera komanteri nyinshi cyane kandi zitari nziza. Yago yahisemo gutumira umuryango we, n'umukobwa atumira umuryango, Yago atumira inshuti ze za hafi, atumira abantu b'ingenzi kuri we mu buzima bwe, arabatumira. Barangije baza mu bukwe bwe, bakimara kugira mu bukwe bwe rero, ariko ntago habura kirogoya cyangwa se ntago habura kidobya ifata agafoto kamwe gusa cyangwa se ifata video. Akimara gufata video uwo muntu yahise ayipostinga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, Twitter, Instagram, ibigiye bitandukanye rwose, na YouTube ikageraho. Ubu ngubu rero Yago marabarezwa mu bantu nabo bafite abagore. Gusa Yago ni umusore ufite imyaka 28 y'amavuko, umukobwa we yari afite imyaka 25 y'amavuko. Bashakanye rwose basa nkaho bangana, bashakanye kandi baberanye. Ni umukobwa mwiza cyane nkuko nawe uri kubyibonera, ni umukobwa baberanye cyane, ni umukobwa rwose twavuga yuko aberanye n'uwitwa Yago cyangwa se Nyarwaya Innocent. Nyarwaya Innocent rero yatumiye umuryango we, papa we, barumuna be, bashiki be ndetse na mama we rwose barabatumira, ndetse n'umukobwa atumira n'ababambariye muri make ubwo ngubwo n'inshuti za hafi za Yago, nazo zaje muri ubu bukwe. Yago rero ubu bukwe bwe rwose bwari bwiza cyane, muri make twaryaga show, muri make show rwose yari nyinshi cyane, umuriro wari umuriro, ibyishimo byaroye ibyishimo rwose. Twavuga yuko ubukwe bwa Yago bwasize byinshi cyane. Gusa abakobwa muri ubu bukwe, hari abakobwa barimo cyangwa se hari ababayi bitabiriye buno bukwe, bakimara gupostinga amafoto ubukwe rwose butaranatangira, batarajya no muri reception rwose, batarajya n'imbere y'Imana. Muri make ubwo ngo nyine muri make bakiri kwitegura, umuhungu yari ari kwambara n'umukobwa ari kwambara. Ubwo rero mu gihe bari kwambara bahise bapostinga na Yago rero uko yiyemeje ngo ubukwe buraba mwibanga, noneho bahita bawa mu kajagari, abantu bose batangira kubimenya. Yago rero nubwo yabitangaje ariko abantu benshi babe bishimye cyane, abantu benshi babe banezerewe. Aba bakobwa rero babe bayitabiriye buno bukwe, cyangwa se aba bakobwa bari baje muri ubu bukwe barize cyane. Niba ari ibyishimo cyangwa se niba ari umunezero ntago tubizi, gusa ibi amarira n'ibyishimo byawe bivanze rwose mu bukwe bwa Inkuru rero y'uyu munsi yari iyo ngiyo. Inkuru rwose twavuga yuko bamwe bishimye cyane kubera uyu munyamakuru Yago yaba yerekanye umukunzi we, ndetse yakaba yamwerekanye mu gihe cyiza, bakaba basezeranye imbere y'Imana ndetse n'imbere y'amategeko. Yago yaramaze gukura rwose, twavuga yuko imyaka yo gushaka yarayigejeje, imyaka 28 ntago ari mike rwose. Yago rero yashakanye n'uwitwa Mutoni Aline, bakoranye rwose ubukwe bwiza cyane, twavuga yuko ari ubukwe bwateje impagarara mu mujyi wa Kigali. Yago rero nubwo yakoranye ubukwe na Mutoni Aline ariko yabigize ibanga. Gusa nka ya Sogo TV show yabigiyemo rwose, Sogo TV show yabigiyemo rwose kandi ibazanira amakuru meza ku gihe. Yago rero inkuru rwose yatangaje muri aya masaha, ariko akaba yabigize ibanga. Niyo ngiye rwose nuko yamaze gusezerana imbere y'Imana ndetse n'imbere y'amategeko. Cisabwa rero ni ugukanda subscribe, ugakanda like, ugakanda share, ugahishaninga mu nshuti zawe iyi nkuru, inshuti zawe zikayimenya. Ciao, God bless all.